hano i Kigali buri muntu amenye ibye nimba ubundi ikintu naje gusanga hano i Kigali naje gusanga niyo umugabo yari kwikubitira umugore yabisaba ngo ujye wumviriza urungurutse mu gipangu munsi nk'uko ushoboye kurunguruka nabi ugahita urya n'inyundo y'umutwe ibintu byinshi rero bisaba ngo ujye ugenda mu bintu bikureba wundi wo mu Bugesera uriya waguye ku ndaya yarambwiye ati babwire ati ariko ngiye simeze nkabo nanjye rero kimizi nk'umunyamakuru w'Ibicura Bwenge TV uyu mupasiteri uri kubwira abantu ngo kora mu mufuka ngo nusangamo ngo kontake ngo nusangamo telefone nusangamo miliyoni y'amafaranga ngo bari uzamura ture muri kagaseke ngo kwibite ngo bafite uduseke dutatu bafite uduseke ngo ishimwe ngo ituro ngo iture ry'ishimwe ngo agaseke kishimwe ni ituro ry'umutima ukunze. Urakoze cyane wowe uri kumva ibintu ari kukubwira ngo icyo ukozemo ari umutima ukunze cyangwa ari kuguhata wanjye hano ngo nanabyemera banza ukiri iki kibivuga ari kuguhata cyangwa ari ituro ubundi bakwanga umuntu atange atakugumutima we kugumutima iyo umuntu akubwiye ngo zana biriya bintu gutya ameze nk'ugushika nk'ukwaka abaho ushaka ameze n'inyungu zitari ngombwa. Urakoze cyane abo bantu nta bantu bashyizemo bya bintu akataha nibwo aratekereza kubazo yarasanzwe wenda afite abanyeshuri ari kwishyura mu mahanga umugore watazi afite ibindi bintu ari gukora nabibura ahite yiyaho ariko njyewe urumva byanashoboka n'ikindi kintu narenzaho nk'ubu ikintu ngewe uriya mupasiteri namukundiye nubwo harimo kwiba uriya mupasiteri ariyigisha ukabona icunzwe ari kujya ajyana igisambo niko gikora umuntu barakora cyane kugira ngo arabwiriza none ukajya ubona icunzwe gutya kiri kujya kinatakara nk'umuntu nyine ushishikaye ubona yuko abantu nyine ngewe ubwanjye n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye bwose bako n'ibintu nagiye gukora ngize gute mbikunze rwose pe nta n'umuntu ngewe ujya nca intege ariko se nta birumvikana yuko abadamu bagenzi bawe batamuca intege ariko se nibura nta nabakubwira atese wazatujyanye wenda ukababwira ati ntimwabishobora cyangwa se ntimwabura umwanya wenda mugapfa igihe cyo kugenda kuko wowe igihe uritanga igihe ukitanga kubera ko byumvikanye n'umutware wawe nk'uko wabivuze haruguru dukosoye ese nta bakubwira ngo uzatujyane ariko wababwira iminsi bagasanga uwo munsi batawumara kubera kutumvikana n'abatware babo umwe se cyangwa babiri nje nk'abadamu b'inshuti zanjye yumbura agatambuka atashati nanjye wazanjyanye ese biriya bintu babikora gute nyine nkavuga ntabikora gutya na gutya ariko mugani kwa abatware bose b'abantu atari bamwe ibintu kimwe kandi wese sinabamwe hari ushaka kuvuga nti nge biriya bintu narabikunze ndashaka kuzabajya magahita akubwira ati nugenda ntuzagaruke hano akavuga nti nge ntabwo mbikunda niri nemwe sinshaka kubikunda umudamu akaba bikunze ariko umugabo akabajyaza komeza ubwo rero ntabwo kuvanga abadamu bagenzi banjye nta kibazo n'iki na kimwe maze nk'iyo nk'ab'inshuti zanjye nyine batari babizi bajya kubona bakabona nabashayarinze ubundi bagize agatavuga ati ati kuraje kubera ko no muri riravuga ngo umurimo wose arekeje amaboko kugira gute ukorana umwete kandi icyo ujya kugikora ukagikora ugikunze niyo umuntu yaguca intege niyo yavuga ngo ibintu birimo n'ibinyabasazi niyo yavuga iki nta kintu byagutwara kubera ko wagize gute wagiyemo ugikunze akenshi usanga nk'uko ubivuze haruguru ko ingo zitumvikana cyangwa se abatware ku badamu babo batumvikana ashobora no kumwohereza wenda ubona impamvu atamwemerera ngo agende umunsi wose ari iyi birumvikana agiye gukora amafaranga aravuga ati ngiye gukina filimi cyangwa se ngiye gukorera nkora ikiganiro urakibona hari n'icyo wenda yakoze nk'uko twabanje kugukoresha bwa mbere urabikunda uhita ugenda wereka umutware wawe arabikunda ariko abandi ubona impamvu batatuma abadamu babo bagena umunsi wose ari iyi erega rimwe na rimwe hari abavuga ati abadamu bacu nibajya mu bintu bya sinema nyarwanda bazabibirara kuko babyiyumvisa abadamu bacu bazabadutwara bari abagabo mwamwirirana nk'uko tuba turi kumwe bakavuga nti dore buriya bamufashe ku rutugu atanye ntabwo nabyemera urumva ko babiri mw'ikintu imbogamizi nyinshi niyo mpamvu abantu bose ntabwo bakunda kimwe nk'uko bisanzwe rero imbere y'Ibicura Bwenge TV muri kumwe nanjye Kimizi mwumvishe uyu mubyeyi w'abana uko avuze ni umudamu ufite abana ndetse n'urugo mwumvishe ndetse n'ukuntu abisobanuye neza ati abatware bacu ntabwo ari bamwe hari umutware ushobora kukwemerera ukajya gushaka amafaranga ukoresheje filimi nk'uko mubibona
akabikunda. Reka none tubaze nkuko nababwiye turi kumwe n'umutumwa wacu nanone w'umusore n'umusitari wacu nawe baratugira muramuzi cyane ku dukino twe yitwa Nzakagendana. Reka maze Nzakagendana mu basore bagenzi bawe. Nzakagendana abasore bagenzi bawe babona gute iyo udukina filimi ugenda buri munsi? Sha rwose ubundi ngereka nkubwire wa mugabo. Yego. Njye ubundi gukina filimi ariko ubundi kamera nawe rero. Ubundi njyewe ndi gukina filimi. Urumva ni nko gufata urumva ufashe igisheke ugifata nka gutyo ufashe kamera gongora gifite amazi gifite amazi ukajya ugongora igisheke none ari amazi yacyo kubera ubwishi bwayo akamanukira hano muri izi ntoki gutya urumva noneho bigufasha kujya urya cya gisheke hanyuma noneho nyuma ugahindukira ugakomba n'intoki. Bishatse kuvuga ko ukunda filimi cyane? Nje nkunda filimi cyane ku buryo naho nyibonye irimeze nk'igisheke nje nanakomba intoki. Hari abantu benshi birumvikana koko wowe urakunda filimi cyane nko bitubwiye n'abadukurikiye bumvishe urugero rutanze rwo ku gisheke cyacotse hano. Ariko hari abasore muturanye cyangwa se abagabo muturanye nta bakubwira tese nk'ubwa ku kanya ubu biri kwirukanswa n'iki ubugenda mu biki bakaba batumva banareba ibicurabwenge bakaba bakubutana batanabire bibabwiye ntabwo babaho? Oya barahari cyane n'uyu munsi navuye mu rugo arabo duhoye ubundi mu bintu byose dukora byose abacantege ntago bajya babura. Ni nkuko buriya ikintu cya mbere nkunda urakizi buriya impamvu ngiye nkunda kujya gusengera mu idini rya Gatolika. Padiri ndamukunda cyane ku buryo tunahuye ntanamutora nkamusingiza. Padiri arigisha ageze ku mpera ya nyuma aravuga ati ngiri niyobera ritagatifu. Noneho n'abakristo nabo bahita bavuga ati ngo turishimiye Imana. Bivuze ngo padiri nawe mu bintu yigisha arabizi ko harimo ibidashoboka. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo rero tageti wafashe ni ukuvuga ngo wowe barakubwira ngo uri kujya hehe, abandi ati abayabuze icyamara, abandi ati abayanyweye, abandi ati hari nabo nk'ubu Nzakagendana kubera yuko twakwitiye Nzakagendana kubera abatureba cyangwa se badukurikiye hari aho wibereye uri n'agafuka kawe nta bantu bakubwira nibuza ati uba wanyweye urumogi cyangwa se uba wanyweye. Umva abo ngabo rwose barahari cyane. Ni nkuko nabivugaga ushoboye kujya kugura igisheke ugikunze ariko ugasanga mo imbere harimo umuheha kiragiye kirya wumva babaye byahatara ariko ukakirya kubera ko wakiguze. Urumva rero abantu ngabo ntibabura ariko kuba bahari twebwe tugomba kubakirana uko byamera kose. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu byinshi ngira ngo nkubaze Nzakagendana. Hari abantu bandika comment kuri filimi yacu Icurabwenge atari ko umuntu baratugira agafuka ke ahorana agahora agendana agafuka ako gafuka gahamura iki kasobanura iki? Nzakagendana ni ukubera iki ukunda agafuka? Impamvu nkunda agafuka buriya ku bantu batazi ibanga rya kariya agafuka nje nzi ibanga ryako nk'uko nje nshoboye kuva mu rugo pfunyitse ibijumba cyangwa nk'uko nikundira agasheke kizemo ubugingo bune cyangwa butatu ntiwirirwe ubwoko kujya kugura iyindi mifuka ku ruhande nk'uko ngahita mbarati nkavuga ati mu gihe turaba turi muri shuti cyangwa turi mu kiganiro ndaza kwibeta gacanire bwa buvoka bwanje buri mu gafuka. Abantu babibonye rero bakavuga turamuje nuko bisa kose ni itabi cyangwa ni inzoga zibimukoresha. Ntago ari byo n'uyu mu mabuje arabizi. Agafuka kanje kabaye nka Bibiliya kuri pasiteri. Byumvikanira abadukurikiye Nzakagendana mwatwandikiraga muri comment mutubaza ati baratugira no kubera iki akunda kugendana agafuka. Basobanure ko agafuka ke agatwaramo ibintu byinshi, akunda kugatwaramo ibyo kurya mu gihe agiye kuri shoot kubera gukunda filimi cyane. Bityo rero Nzakagendana akaba ari umuntu bakunda kuvuga ko anywa itabi. Mboneraho abantu mwese mudukurikira ntabwo abantu bose bakunda itabi cyangwa se bakunda bimwe. Wowe niba ukunda itabi undakunda inzoga, niba ukunda inzoga undakunda fanta, niba ukunda fanta hari n'undi ukunda amazi. Bityo rero ngira ngo hari abantu bakunda ibiryo nko Nzakagendana agendana agafuka ke yashyizemo ibyo bintu kuba yashyiramo itabi. Reka Nzakagendana nkomeze mubaze ese abariya baguca intege usanga akenshi ari bo bamwe baguca intege ugasanga n'ubundi
ejo bundi ugasanga nk'uko wabwiwe uyu mumama cyangwa se umudamu twegeranye ko ibineza neza bafite ari amafaranga dukura ku Bicurabwenge TV, ari amafaranga dukura ku biganiro byacu. Bo iyo ugezeho nta muntu ukubwira ati dore uvuye gukina ngurira agacupa cyangwa se itabi. Abo bantu baba bahari, ariko kuba bahari rero ntibivuze yuko ngiye nimba mvuye mu kazi. Hano i Kigali buri muntu amenya ibye, amenya ibye. Nimba ubundi ikintu naje gusanga hano i Kigali, naje gusanga niyo umugabo yari kwikubitira umugore, bisaba ngo ujye wumviriza urungurutse mu gipangu umunsi nk'ubwo ushoboye kurunguruka nabi ugahita urya n'inyundo y'umutwe. Ibintu byinshi rero bisaba ngo ujye ugenda mu bintu bikureba. Mboneraho no kunenga, hari umupasiteri maze iminsi mbona ku ma YouTube umaze iminsi yigisha abantu ngo nimba ngukoze mu mufuka, ngo ikintu cyose ufite mu mufuka yaba ari kontake, ngo yaba ari telefone, ngo yaba ari imfunguzo z'inzu, ngo yaba ari n'ifunguzo z'inzu, ngo zikoremo, ngo zamura, ngo icyo ukozeho bwa mbere ukizane ngo mu rusengero, ngo Imana irahita igukubira inshuro 7. Nkibaza ngo uwo mupasiteri yaturutse ikuzimu, yaturutse mu ijuru, ni umwana w'umuntu wamubyaye. Ubundi ni nkamwe mukurikirana zirambuga, uriya mupasiteri buri yaturutse mu Bugande, muri Kongo, ariko nagira ngo ugire icyo bivugaho. Nibyo cyane, ukoze hasi unyibutse rwose. Ibi ngibi biri gutuma abapasiteri tubavugaho buri gihe kubiganira Ibicurabwenge. Ndumva abapasiteri benshi, nabonye abapasiteri banyandikiye comment muri kiriya kiganiro nakoze kuri pasiteri Kiboke na pasiteri nakibonye sha nanjye pasiteri wundi wo mu Bugesera uriya waguye ku ndaya, yarambwiye ati babwire ati ariko ngiye simeze nkabo. Nanjye rero kimizi nk'umunyamakuru w'Ibicurabwenge TV, uyu mupasiteri uri kubwira abantu ngo kora mu mufuka, ngo nusangamo ngo kontake, ngo nusangamo telefone, nusangamo miliyoni y'amafaranga, ngo bari uzamuruture muri ka gaseke, ngo kwibite ngo bafite uduseke dutatu, bafite uduseke ngo ishimwe, ngo ituro, ngo iture ry'ishimwe, ngo agaseke k'ishimwe ni ituro ry'umutima ukunze. Urakoze cyane. Wowe uri kumva ibintu ariko kukubwira ngo icyo ukozemo ari umutima ukunze cyangwa ari kuguhata. Wanjye hano ngo nabyemeye. Banza ukiri iki bivuga ari kuguhata cyangwa ari ituro. Ubundi bakwanga umuntu atange atanga kubw'umutima we. Kubw'umutima. Iyo umuntu akubwiye ngo zana biriya bintu gutya ameze nk'ugushika. Nk'ukwaka. Abari gushaka ameze inyungu zitari ngombwa. Urakoze cyane. Uriya mupasiteri yarabivuze ejo narinde kukireba icyo kiganiro. Urakoze cyane nzakagendana. Ngo niba ngukoze mu mufuka, yagiraga gutya afite mikuru nk'uko nyifite, ngo niba ukoze mu mufuka, ngo icyo usanze icyo uzamurukiremo mwito ukizana. Ariko zikuzura inzu, wazigira ko ntacyo y'imodoka, ubwo imodoka yitware, niba ari inzu yitaje tureba imbere yacu ayitware. Niba wowe wa mumama we wagiye ujyanye imodoka y'umugabo wawe, uhita umuhereza kontake, uhita utaha zirarazishya. Urumva wowe yamaze kugufata ubwenge bwawe, yabugosa we yakakwigishije, ahubwo ari kukwigisha kwiba, ari kukuyobya kwiba, ni ukwiba urugo rwari kugusenya. Ugeze mu gataka kagura umugabo ngo pasiteri, ntabwo izumva umuntu byigeze bibaho, wa mugore umupasiteri yabwiye ngo mpiyo modoka yawe, agize akayitanga, amara kuyitanga ajya mu umugabo bakamwirukana. Uriya mupasiteri rero, abapasiteri niyo mpamvu nabona abo bantu nta bantu bashyizemo bya bintu akataha, nibwo aratekereza ku bibazo yari asanzwe wenda afite abanyeshuri ari kwishyura mu mahanga, umugore watazi afite ibindi bintu ari gukora, nabibura ahite yiyaho. Ariko njyewe n'ikiri kintu narenzaho nk'ubu ngubu, ikintu ngewe uriya mupasiteri namukundiye, nubwo harimo kwiba, uriya mupasiteri ariyigisha ukabona icunzwe, ari kujya ajyana igisambo, niko gikora. Umuntu barakura cyane kugira ngo umupasiteri arabwiriza, none ukajya ubona icunzwe gutya kiri kujya kinatakara, nk'umuntu nyine ushishikaye, ubona kugira ngo abantu ari kuyobya, abantu ari kuyobya babone ko yashishikaye kandi babikunze. Kuko bariya abantu benshi abanyarwandakazi mudukurikiye ku Bicurabwenge TV, ntazagira umuntu ugushuka ngo agushuke ngo nuko Imana yaratubwiye ngo nubura ubwenge nzakureka. Imana yarakubwiye ngo nubura ubwenge nzakureka. Nihe umuntu ari kukubwira ngo wajyanye imodoka ku rusengero, ngo zamura ko ntacyo uyimuhe, wowe utahe n'amaguru. Wapira ni business. Kandi ari business. Uratahe n'amaguru gute? Kwa ntago ari gusenga, ahubwo iriya ni business. Ni ukuvuga ngo uriya mupasiteri ko ari kwiyuha icyuya, wowe abagira ngo ubone ko yababaye. Imana ntabwo ishaka umuntu yisenga ngo yiyuha kuya.
wapi Imana ishaka ngo uyibwire mu bibazo mu byishimo uyibwire ngo urakoze Mana uyigendere. Umutima w'umuntu nirwo rusengero urwe ku bantu bazi ubwenge, ariko umupasiteri nakubwira ngo fata imodoka ngo icyo usanze mu mufuka nusanga mu miliyoni yimpe azaba ari igisamba, azaba ari kukwiba. N'uyu mupasiteri abyumve, ngiye nitwa umunyamakuru w'icurabwenge Kimizi, uhita ukanda subscribe. Njye n'ikindi numva buriya ikintu numva nk'umujene agira icyo atubwira yabivuze nabi. Ikintu njye numva nk'umujene buriya kindi sibyo, njye ndatekereza ko iki gihugu turimo cy'u Rwanda dufite amategeko tugenderaho. Nk'uyu muntu rwose w'umupasiteri wigisha abantu babwira gutya, kora mu mufuka ngo ikintu ufite ngo ukizamure icyo hingukiyeho. Njyewe uyu mupasiteri kuntu mbyumva sibyo, mboneraho no gushimira abantu bafite uruganda rudukorera agakoma ni keza burana gakoma ni keza buriya mupasiteri buriya nk'igikoma ntabwo yavuga utugambo nka turi, ntabwo yatuvuga abafitiye ari kwamamaza uruganda rwa Ngufu. Ashara gusa ahubwo wa mugabo wowe urabizi uriya mugabo buriya afite uruganda rw'ibyuma ibi ngibi by'ibyuma ari kwamamaza kuko nta kindi kintu ntabwo babwira Abanyarwanda ngo byaba ari fraud. Noya aba yabinyweye ibyo twashatse kuvugana, wanyweye igikoma, wanyweye kasosoma, kagasosoma kano uruganda rwa sosoma kinazi ubona rwose kinazi hano hirya kinazi aho hirya waganira umutsima mwiza cyane. Niyo mpamvu reka mbe nkwatse mikoro gatoya mbwira abadukurikiye, niyo mpamvu impamvu mbivuza n'Abanyarwanda bose badukurikiye babyumve, ntabwo umuntu wanyweye sosoma n'umuntu wanyweye icyuma bavuga amagambo amwe. Reka nta nubwo watutubikane cyunzwe kuri wanyweye igikoma byose bibaho. Wanyweye igikoma ni igishaka kibi cy'imyumbati kirimo isukari. Siyo mpamvu mvuze ka kinazi kari hano hirya se kinazi bwira bidukorera. Ntabwo wabwira banywa n'icyayi kubera yuko umusaza Perezida wacu yatanze nk'abantu bose bafite zagira inka amata mu Rwanda ni menshi cyane, nta muntu n'uyu nguyu n'umwana, nta mwana ukirwara bwaki, nta mwana ukigira ibirwara bya hato na hato kubera iki amata rwose abana bacu. Oya buretse tubone no kubwira nk'abayobozi b'imidugudu bakigira abana bafite igwingira, bafite abana barwaye bwaki, bari kudusobereza umukuru w'igihugu cyane. Ibyo bintu bari kudusobereza uwo muyobozi w'umudugudu mu midugudu 6250. Wewe wa muyobozi w'umudugudu ukaba ufite umwana wagwingiye, ukaba ufite umwana ufite bwaki, uri kudusobereza umukuru w'igihugu cyane. Umukuru w'igihugu yaduhaye inka zikamira abana bacu n'abakuru, yazana imiriro mu cyaro, abantu barangije, abantu bose ubungubu abantu bose bakora kugikuta. None ari gushaka uyu mupasiteri ari gushaka guhirika iryo terambere. Ngakubwire kuri ya nka baguhaye amafaranga amajije kugurisha inka n'agafumbire ukore mu mufuko yamuhe cyane, we agende yishyurira abana be mu Bwongereza bo mu Bibirigi, wabawe bige ahantu hishyurirwa amafaranga 975 nayo wayabuze cyane. Warangiza akagushuka niba ufite bibiri ukabimusigira abana bakabura. Ibyo bintu bibaho nyine nicyo kintu navugaga sibyo. Uyu mupasiteri sibyo kumudukiza cyangwa nkanjye nzakagendana sibyo, bamuntume mu rugo mfite inkoko yanjye, ari inkoko igenda mu muyaga urumva, ari inkoko mfite yirukanka iguruka mu muyaga, je nayohereza ikamuzana ikamushyikiriza abayobozi bacu akamubwitoreye wikiba Abanyarwanda gukoresheje ese twabyita ngwiki ubwesikoro bukomeye cyane. Nkuko ntago waza mu rusengero woroye inka yawe cyangwa woroye ikimasa, icyo gihe arakubwira ati cya kimasa cyawe ufite mu rugo kizane ugiture mu rusengero, nugera mu rugo urasanga urwuri rw'iki rw'inka. Kandi ukuntu basigaye babikora ni ibica inyuma. We arafata abantu 5 akabohereza kwanza akagendana, yego batakuzi atubiriwe ati yego atamakuru timeza ati ntutunze inka y'ikimasa ifite ibara nk'irya Rayon Sport cyangwa nk'irya Kiyovu, ubwo Abanyarwanda badukurikirana ko amabara yayo kandi izo nka urazifite koko, ugatubumva ko bakubwiye yuko baguhanuriye bakakubwira ati izo nka nutazitura Imana, nutazitura urusengero ushaka, izo nka zose zizashana ndetse n'abana bawe bapfa. Noneho we ni abantu batumye we mugati ukazajya mu rusengero gusenga za nkuzibaha, wabyumvisha
kuko bo yakumenye yamaze kukumenya nzakagendana kare gafuka kandi kare gafuka ke kaba kari mwibisheke nimuhura wowe uzamubwiye ati wiriwe ati yego witwa nde ati nitwa ati oya wimbwira izina ryawe witwa nzakagendana wareba kimizi wareba ukuntu ngana nta hunzi ati umuntu abwiwe n'iki izina ryanjye ati Imana imurimo ati Imana imurimo ati ufite ibisheke ati ibyo bisheke bikuremo ibyo bisheke bizakumarira iki kandi wowe ari gushaka kukurya umurima w'ibisheke kutagereka wose ngo Imana irambwiye irantumye ngo Imana ngo irantumye ariko iyo mana igutuma nimba ari yo muri Kongo nyewe ari byo twagiye tuvuga ku biganiro byinshi twagiye tuvuga ku biganiro by'ura mu pasiteri umuntu mbonera no kubona umuntu wo ufite itaje cyangwa ufite kadasiteri we wa mugabo ufite kadasiteri cyangwa se ufite itaje ugiye gusengera mu ishyamba cyangwa mu gihuru kandi Imana ngo niyo yabiguhaye umbwira gute kugiye gusengera mu gihuru Imana yabiguhaye urayisuzuguye iba mu gihuru ni inkende se ni impyisi se none se iyo Imana imanze kwigeranya n'impyisi kuko wowe wagiye kwishakira mu gihuru kandi wowe uba mu nzu none ugasanga nko mu gihe cy'ijoro urumva ugasanga nk'umuntu avuye mu gipangu aje nk'ahantu nk'hano gutyo mu gihuru kandi ngaje gusenga ashanga Imana ngo areke ari kimukora none se Imana bayisanga mu gihuru ni inkende yamaze gusuzugura Imana yamuhaye yanzu Imana yaguhaye imodoka Imana iguha indege wowe ugiye mu gihuru kwishakira agiye kwiherera n'Imana ariko hoya ijambo riravuga ngo muze mwenyine twiherera musanga ahantu ufata umwanya wiherere ubwo nyine bagiye kwiherera Imana yigeze ivuga ngo ni musanga ahantu hatari abantu niko muri bira havuga ariko uwo muhanuzi ni muri mwenyine ariko ntabwo yavuze ngo ahantu hatari abantu ibyo bintu umva nkubwire ugiye kuvuga ibyo ngibyo rero waba ugiye kugendera ku mahame ya Bibiliya cyane nose muri Bibiliya muri Bibiliya ni abantu babyanditse nose muri Bibiliya urabyewe ko hari umurongo wanditseho ngo nubona umwari ukamurarikira mufata umurongo umufate ngo umurongo none ko ngufashe nka kurongora akakanya Bibiliya yahitiza oya impamvu birabavuze ko n'ubundi iyo umurabye ukamurarikira icyaha wamaze kugira ngo urakoze rero nakurarikiye ngaho reka ngo ufate umurongo none se nyine ni ukuvuga ikiganiro kiraryoshye cyane ni ukuvuga ngo hari Imana yaravuze ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge ni ukuvuga ngo ushatse wafata icyumba iwawe nubwo tugira abenshi tuba dufite ubushamburete ariko ugafata Imana yihorere wifate ya shamburete yawe wirwe wigora Imana yifata uyishyire ku mutima wawe amutima urusengero rwawe amutima numara kuyishyira amutima ubwira Imana yawe ati Imana ndagushimiye yuko naburaye ariko ababashije kubibona nabo ubaho umugisha sengeye abanzi banjye ubaho amahoro n'umugisha n'inshuti zanjye Imana uzaba uyisenze urajya kuyishakira mu gihe Imana ni inkende Imana ni kandi yaraguhaye amafaranga 20,000 byo gukodesha shamburete yaraguhaye 500 byo gukodesha itaje wowe urayisengera mu gihugu kubera iki muyisuzugura ntabwo ngutsinze turahuguranye n'ugugurana n'ijambo rivanga kubona ko bakwize barahugurana rero none isura koze cyane kandi kwapfinza Bibiliya kandi ariko ijambo rivuga Bibiliya yabereye n'abantu bayanditse twebwe ntabwo duhindura ibyanditsemo ahubwo twebwe turabisesengura nicyo twaze kuri iyi si Imana yarakubwiye ngo ufite iki ngo mpereho aka kanya wowe niyo mpamvu wowe bazakubwira ngo ufite iki ngo mpereho uriya mupasiteri uri kukubwira ngo kora mu mufuka ngo icyo ufite mukizamure agahita akubwira ngo ufite iki ngo mpereho agahita akubwira ngo ugahita umubwira ati mfite 20,000 ati washaka ko ijana atizana ibyo 20,000 mbisengere agahita bitwara agiye kubisengera ntiwongere kubibona ariko ibaza kubera ko n'icyo babwira abakunzi bacu niba bakunda ibiganiro byacu abakunzi bacu bakunda cyimizi cyane turi no gukana ku musozo reka hangire buri muntu munota umwe ku musozo mukubitamo wangwa kugira ngo tujye ku matangazo yo kwamamaza gira tujye ku matangazo yo kwamamaza umunota umwe wumve ngo mu batumirwa bose wari ufite ubu ngubu nzakagendana cyabara tugira naje ndikosora wumve ngo navuye mu rugo nshizemo icyo bita hari ibikombe bibiri byaje binini iyo ubishyizemo igikoma ukacyuzuza kigira litiro kigira litiro iyo ngewe iyo nywa igikoma buriya kigira mu ijagi ni ijagi ijya mu bintu hoya njeka nkubwire ubundi icyo gikombe ari agateremusi naguze noneho ngasangamo igikombe icyo gikombe rero nkoreshamo bibiri by'igikoma ubwo ari ijage n'ubundi rengaho mboneraho no gushimira abantu badukurikiye bagiye basimbukira kuri aka gacano kacu
banareba ibyo ari byo ariko agakote kanjye nako kameze neza cyane nkaba ngushimiye Kimizi watugejeje ahangaha. Urakoze cyane. Reka nawe tuguhe amasegonda 5 ugire icyo ubwira abadukurikiye. Abadukurikiye rero ngewe icyo nababwira bajya muri comment batwandikire batubwireho batunenge nimba badukunze ibyo twakoze bibi babinenge rero twakoze byiza badushime ubundi bakwe na share n'ibindi kandi ko turabakunda. Murakoze cyane rero muri kumwe n'umunyamakuru wanyu Kimizi. Ikiganiro nahagaruka. Ciao ciao.